abanyaburayi bashobora kuba bagiye kugira ikibazo batigeze bamenyana mbere hose. Abanyaburayi values zabo zaratakaye uko babagaho. Urumva ubundi mu Burayi wasigaga ikintu hanze, tuvuge niba umuntu ataye nk'ikofi cyangwa se ataye marete ukahita uyimanika ku muhanda ukazagaruka ukayihasanga. Abanyaburayi mbega ikintu cyo kuvuga ngo kwiba cyangwa kuba umuntu yaza wenda yica ahantu agahohoterwa agakubitwa, ibyo bintu ntibyabagaho. Noneho haduka ikintu cyo guha bino bintu bya impunzi ziva mu bihugu byose cyane cyane, ariko ikibazo nyamukuru abanyaburayi bafite ikibazo cy'abantu b'Abarabu, Aba-Isilamu baza mu Burayi bakazana imico yabo. Wavuga ko ni ya mico y'uteye ubwoba, ubwiyahuzi. Ni ba bantu bakora ibintu, ni ba bantu bashaka kukwataka mu muhanda bagahita bakubwira ngo duhe ibintu ufite. Urumva, kandi ibyo bintu ntago byabagaho mu mihanda yose y'u Burayi no mu mijyi ikomeye yo mu Burayi. Ntago ibyo bintu byabagaho. Urugomo rutoya rwashoboka kuba rwabaho ku bantu banyweye, basinze, wenda bakaba barwana, ariko si ya ndwano yo gutwika ibintu byose bakabyangiza. None Espagne habaye ikintu kibi cyane ubu ngubu gikomeye. Niba mwitegereza neza, urabona abantu 60,000 by'abanyamaroke binjiriye rimwe. Abantu benshi bo muri Afrika bashobora kuba batazi Abarabu ni abantu bara aggressive mu buzima bwabo. Uri kubyumva? Ni abantu bafite imico itandukanye cyane n'ikindi gice cy'abirabura, ariko muri rusange kikaba ikibazo gikomeye ku bihugu byinshi bifite Abisilamu. Ibihugu byinshi bifite abaturage b'Abisilamu. Noneho ibihugu nka Maroc, ibihugu nka Iraq, ibihugu nka Irani, ibihugu nka Syria, abakurdishi cyangwa se n'abandi bantu bava muri Syria baraje buzura mu Burayi. Noneho kandi uburyo binjiramo bo ngo bafite plan nini ngo yo kugira ngo Islam izakwire mu Burayi ku isi hose nako. Uri kubyumva? Reka tuvuge nk'urugero abavuye muri za Syria. Iyo bavuye muri Syria bo baraza bagahita bigira abana beza, bagahita bimariya n'abanyaburayi, kuko abanyaburayi bafite ikibazo wenda cyo kudagira care. Abenshi ubona nyine mu bihugu bimwe bari independent abakobwa cyangwa se abagabo, noneho bagahitamo kwigira abana beza bakarongora ba bantu, ubwo imiryango yabo ikagenda ikwirakwira nyine. Kuko mu bihugu bimwe bihugu bimwe uzarebe nk'imyigaragambyo ibaye mu Bufaransa, iba ari ya myigaragambyo udashobora guhagarika. Uri kubyumva? Ntahagarika imyigaragambyo yahoze ibaho, bakifatira ibyapa bakagenda. Ujya kubona umuntu yinjiye mu kivunge cy'abantu n'imodoka abacamo, abo yica ntaga ibyitayeho. Ujya kubona ubushize mu Faransa mwabonye umubyeyi, polisi yafashe umwana we, imufashe imubaza ibyangombwa byo gutwara. Bamubaje ibyangombwa byo gutwara, aho kugira ngo abyerekane ahita yirukanka aracika, polisi iramurasa. Imurashe nyina arabyuka mu gitondo aravuga ati umwana wanjye wamurashe kuri social media. Abarabu bose winjiye mu mihanda batwika gari ya moshi, batwika ama petrol station. None Spain, mwibaze ko igihugu nka Spain ubundi hari agace gatoya gahuza Maroc na Spain. Na agace abantu ubundi na agace gatoya k'ubutaka, ariko gafite n'inyanja ku buryo bashobora koga amasaha ageze nko ku masaha, ni ako kantu kangana n'ibirometero hafi, niba nibuka neza 6-10 gutyo. Uri kubyumva? Na kana abahanga bazi koga bakoresheje ibipine, cyane cyane abantu baho ko baturiye inyanja, sibyo? Boga mu gihe kitarenza amasaha hafi 8. Urumva bajya mu mazi, ni nako gace ga connecting Maroc na Mediterane. Uri kumva? Bakoga bakaza muri Espagne. Mbere ntago byabagaho cyane, barazaga. Urumva ubushize nende kugana n'umudamu uva muri Espagne, uva muri Maroc, ambwira ati abirabura benshi nabo bava mu bihugu bindi baraza bakasaba visa yo kuza muri Maroc. Bakaza muri Maroc, hari umuntu uzakwambutsa akakwambutsa akagucisha muri ako gace, ukahaca ukamwishyura amafaranga wenda reka tuvuge nk'ibihumbi nka 5 by'amadolari.
urumva, agahita guha ku buryo ahita kugeza muri Spain. None ejo bundi rero umazi irakwira ngo Spain, no mu Rwanda mwumvishe ko abantu bavuga ko ngo leta y'u Rwanda ifitanye amasezerano na Spain ngo dufite free visa. Icyo gihe babivuga icyabaye, Minisitiri wa Spain yafashe 15,000 by'abantu bari b'impunzi bari badafite ibyangombwa muri Espagne. Ni ukuvuga ngo babandi baje mu buryo butemewe n'amategeko. Icyo yakoze urakizi, yaravuze ngo bano bantu bose reka mbahe ibyangombwa. Rwose Afrika ifite ikibazo cy'akazi. Ibyo bintu abantu bose barabizi, kuko abayobozi bo muri Afrika bavuga kenshi cyane ko bari guteza imbere ibihugu byabo muri Afrika, cyangwa se bakihisha mu bintu by'iterambere byo kubaka imihanda n'ibindi bikorwa remezo, ariko ntibarebe uko umuturage abaho. Ntago bita kuvuga ngo amafaranga yose nashora mu bikorwa remezo, wenda ntibajya bafata umwanya bavuga ati ariko ko tumaze kugira 50,000 by'abaturage bize bakarangiza badafite akazi, badahembwa, uwafata amafaranga make ava muri gahunda za leta cyangwa se mu bindi gahunda leta ikora, aho kugira ngo yose tuyashore mu bikorwa remezo tukabagenera n'agatike ku buryo umuturage yaba habasha kurya. Urumva, cyangwa bakavuga bati aba baturage ko tubona ubuzima bwabo bayeho nabi, sibyo, wabagenera aka kantu bakabasha kubaho. Icyo kintu kikaba ari ikibazo ibihugu byose bikuriyeho muri Afrika. Ibihugu byose byo muri Afrika, sibyo, ibihugu byo muri Afrika nk'ubu ibiciro byose byarazamutse ahantu hose, ariko nta muntu n'umwe ubyitayeho. Umuturage yari yatarya, sibyo, leta ikikora ikomeza gahunda zayo, ikagume kuvuga ama speech gusa, urumva, ariko abaturage bakagenda basafaringa. Nibyo bituma rero bavuga bati reka tujye mu bihugu aho bavuga bati umuntu yarize, yarishyuraga amafaranga y'ishuri, none yarangije akazi, yararangije abura akazi. Uyu muntu ariko yakoze investment yo kujya ku ishuri, leta igacishamo ikaba yatanga ubushobozi butoya, sibyo. Iyo systeme ubona abanyafrika badashaka no kwadopta, ubona abanyafrika abayobozi baho badashaka no gukora, nicyo kiri kwirukansa abantu benshi cyane. Ariko ikibazo nyamukuru si uko abantu bagenda. Ugiye mu Burayi, ukajya muri Amerika, ukajya mu bindi bihugu ugiye guhaha, sibyo, nta kintu byaba bitwaye. Ariko nanjye ubwanjye mfite ikimwaro, urumva, cy'ibintu mbona cyane cyane abo banyamaroke bavuga nabo banya-Nigeria njya numva, sibyo, kongera abandi bantu bava mu bihugu bitandukanye, usanga ari bo bantu bari gucuruza ibiyobyabwenge mu Burayi. Urumva, usanga ari bo bantu bari gucuruza amakokayine, usanga ari bo bantu bari mu migi, sibyo, bari kwambura abantu. Agize kwambuka muri ayo mazi bigoranye, akaza akaba n'igisambo. Urumva, rimwe na rimwe hari igihe twicara tukavuga ngo abanyaburayi ngo banga birabura n'ibiki, ariko tekereza kugira ngo umuntu aze muri restaurant asanga abantu baricaye, wenda umudamu n'umugabo we, sibyo, bari kunywa wenda nk'akabyeri cyangwa se bari kunywa nk'agafanta, bari kurya, agahita afata ikirahure cyabo agahita anywa kuri cya kintu banywaga, sibyo, nta gahunda nimwe afitanye nabo. Ibyo bintu abanyaburayi ntibigize babibona, bari kubibona ubu. Noneho rero bakagira abanyaburayi ikintu cyitwa amategeko. Amategeko kuvuga ngo uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ari ibindi bihugu abasirikare bagenda kurabona kuna abantu binjira mu mazi, bagenda babarasa bano bantu bose bakabarasa. Abo se ibi wabikora mu bihugu byo muri Afrika, ariko abanyaburayi kubera bya bine bya human right, sibyo, uburenganzira bwa muntu, n'ukubazana bakabareka bakinjira muri Espagne. Bamara kwinjira muri Espagne bagatangira kuvuga ibibazo byabo. Uko bavuga ibibazo byabo bamwe barabacika bakajya mu bindi bihugu byo mu Burayi. Ni ukuvuga ngo ikibazo nyamukuru gihari, uri kubyumva, ni uburyo ki abo banyaburayi ako gaciro niyo values n'uwo muneza bafite, sibyo, abirabura cyangwa se abarabu cyangwa se abandi bantu bava mu bindi bihugu tugiye kuwangiza. N'umuntu wajyagaza kihahira kitahira nawe agiye kuburiramo, sibyo. No vuga ngo icyo kintu mba numva ibihugu byinshi bivuga ngo byakakira abarabu cyangwa se bikakira abandi bantu, ariko icyiza cyo muri Afrika nuko bino bintu utabikora. Uri kubyumva? Ahubwo nahoze nibaza niba u Rwanda rujya kurinda ubutumwa amahoro ahantu hose hatandukanye,
aka ni akazi gashyushye, ntekereza ko nka muzehe ashobora kuvuga ati reka njye kwisabira kano kazi, bano bantu mbarinde umupaka wabo ntihagire umuntu uzongera kwaca, kuko simpamya ko ingabo z'u Rwanda ziramutse zigeze hara ku mupaka wa Spain bano barabo bahaca ngo bambuke, byaba ari ikibazo cy'igihe. Ntekereza ko ahubwo u Rwanda rugomba kongera gutekereza neza, aho kugira ngo urujye mu butumwa bw'akazi muri Afurika hatari n'ikintu, kuki noneho batasaba ibihugu bikomeye sibyo bifite ikibazo cy'abamigra sibyo bakaza bakabimanaginga sibyo, niba ari imipaka bakayirinda sibyo, niba ari ukubacekinga mu migi kuko bamaze kuba benshi, ibihugu bimwe nta nubwo bifite n'ubwo bushobozi bwo kubikora sibyo. Mpamya ko ari ikibazo cya experience, kikazamo n'ikibazo cy'umurengwe, kubera ko bino bihugu byamaze igihe kinini cyane bibayeho ubuzima bwiza, abaturage baho bamera nk'aho barenzwe sibyo. No kuvuga ngo njye ikintu ntekereza gishoboka, ngwino mu Burayi uhahe ariko wiza n'imico mibi, urumva, cyangwa se ngwino muri Amerika uhahe ariko aba bantu baza n'imico mibi imeze nk'iyi ngiyi, abantu bose isi yose igomba kubarwanya. Ibi bintu byo muri Espagne byateye abantu impungenge, byateye abantu ibingenge, wenda muragenda mubibona hakurya no hino. Njye nagira ngo mbaha amakuru na update gusa. Murakoze.